Vanilla please. Ndagusezeranya ngo utazigera wicuza. Nyotewe urukundo rwawe. What? That's so Please. Peter, ndatuma nkubahuka. Mukobwa wanjye biti. Nsa. Si wotekerezaga iki ko mbona iminwa yawe nawe. Agateka iminwa y'umukobwa hori iyo yagirana. Nse papa ibintu bigombye. Ni ibiki? Si byose rega ngo burya umwana nasi bagomba kuganira. Iteka umubyeyi n'umwana baraganira. None si papa uzasubira hanze vuba. Oya, haracyari iminsi. Uracyafite iminsi na? Yego. Wanyemereye ko tuzajyana. Ntugire ikibazo tuzajyana ahubwo se soso. Mbona ndashaka kugira ngo nagure business. Urumva? Ni nayo mpamvu nyine ngiye gutinda hano mu Rwanda. Nkayigira ngari birasaba ko nawe rero uhita utangira kujya muri business ukayinjiramo. Nese papa kandi mwiga. Nise kwiga bituma utajya muri business. Ahubwo ni nabyo byiza. Uriga ugakora byose ukabifatanya. Nese papa reba niga ubu ndi kwiga ubuganga. Ngiye kujya muri business. Urumva ibyo bintu nzabifatanya. Kandi kwiga ubuganga peketse wenda niga nka accounting, finance, kwiga ubuganga wabifatanya no gucuruza na business ibyo bintu bikazavamo. Banyeneye kuva ku ishuri nkaruhuka, naba mfite akanya nkajya mu malabu nkasoma, ntago nkwiye gufata business ngo nyivange n'amashuri yanjye. Mwana wanjye rero rikakubwira. Sibyo? Waba uri docteur kwa muganga aho ngaho, waba uri mu docteur mu kuvura amatungo, ibyo waba ukora byose na business wayijyamo. Rwose ibyo bintu nawe njurika, ibyo bintu bikora abana bavuka muri famille zikennye ziciriritse, bihambira bibaza ngo ejo bizagenda gute, ugasanga n'amashuri yabo ntago bayize neza. Ndajya kwihambira nshaka iki? Mufite papa wanjye wakoze waneganyirije. Papa yiga amashaka enjoying imyaka yanjye, amashaka enjoying my 20 years, and then ibindi bikazaza nyuma. Soso, ndakumva neza cyane. Sibyo? Enjoying iyo myaka yawe. Sibyo? Naso yaraguteganyije arimo aranakora pe. Ariko nutajya muri business ya kirikari, ukagira ibyago nkava ku isi, iyo business yaso yaba ubusa. Reka rero iyi business ngiye kwagura, urumva? Urakoze. Kamane sono kumazi ndaje. Reka iyi business ngiye kwagura, urumva? Uyigemo nta kibazo, uyiga ubuganga bwawe nta kibazo. Urabyumva? Ni kugenda uyimenyera. None se waretse ahubwo nkiga byamara kuva mu nzira amasomo nawe nsoje amasomo nkaruhuka nkatuza nkazaza muri business zawe nyuma. Kuko nabaciye mu ijambo nafite igitekerezo kuri ibyo bintu. Nta kuntu buriya mwakagura business noneho mugatangira no kujya musupplyinga ibitambaro noneho bivamo imyenda y'abagore. Very nice. Urumva icyo gitekerezo ukuntu ari cyiza? Icyo gitekerezo bakoze cyane. Ubundi ni nk'ibyo bitekerezo mashaka. Urabyumva? Niba tugiye kwagura business ukangira inama, twakora gutya, twabigenza gutya, ibyo nabyo ni byiza. Urabyumva? Icyo gitekerezo mpaye sanze ari inyamibwa. Murakoze cyane kuba mucyakiriye, nuko nari naragitekerejeho kandi nkabona ku bitambaro musupplyinga. Yego. Nago nyine hari hatangira gusohoka ku bidoderwamo imyenda y'abagore. Igitekerezo ni cyiza cyane. Ese ubundi soso urayibona ute? Aje muri business nawe urumva ibitekerezo afite ko ari byiza. Urumva? None wowe ugiye mu kwiga nkafatanya nawe tukomeza tugakora. Mama uri muri salon? Kamindura imyenda nze mu amakuru afatika. Tiravuga.
Allo. Urara neza. Kandi nabahamagaye ntimwabasha kumfata. Zasheke mwampaye uko ari ebyiri. Ya miliyoni 2 yaraje ariko ya miliyoni 5 ntabwo amafaranga agera kuri konti. Kumbibi Wanda kubite hano. Soso mwana mbwira ndishimye mama noneho ubuzima bwanjye ndumva bugiye ku murongo mama noneho mu mateka yanjye n'ubwa mbere mama mbwira mama soso wagize vuba nzara gufasha teta uri gutuma utambwiriza nkuru vabo reka fata umwuzukuru nyine mbwira ndetse kunjina amatsiko usiko ndi gukundana na James umva turi gutegura ikirori umva bari gutegura ikirori tuzajyayo urumva kumbona uhera nyine ndi kukumva nyine inkuru nyine urumva bari gutegura ikirori dushaka kuzajyayo nyine nka famiye twese mu rugo urumva tukajyayo niho James azababwirira kankunda niho nyine ababyeyi mwese tuzabibabwira muhari Imana yanjye ndumva nishimye noneho Imana yumvishe gusenga kwanjye n'ubwa mbere mu mateka yanjye nkunze umusore kuriya ndumva nyuzwe kuba mfite James ndumva ndi kwiyongera umva ndi kusinzira ibibazo byose mfite byarakemutse mbese ndumva ubuzima bwanjye bwaragiye ku murongo wese soso simeri gukunda na Ruben byagenze mama reka nkubwire uriya muhungu twarakundaga naga biraho nyine ariko uriya muhungu reka nkubwise ukuri nta mumaro nta kintu agitamaze ariko mama reba James famiye avukamo uri kumva ndiba tubanye mudushingiye ntabwo byaba ari byiza uriya muhungu nta epfo na ruguru afite ikindi James yega buriya mama utagira ngo ndamuhindiye twakundanye kuva kera yagiye hanze dukundana si mama ko mbona bitagushimishije yewe nyine reka tuvugane gahoro uribuka imyaka ukundanye na Ruben uribuka ama promise yose yaguhaye uriya muhungu aritonda uriya muhungu aratwubaha yego ntagati bya mirenge ariko abantu bose niwe bazi kwitonda byo hanyuma James kuri we bari abakire se bisobanuye ko nyine ugomba kumva uri mu bicu koma kikambwira kwitonda byakubaka inzu kwitonda byabagaburira kwitonda byajyana umwana ku ishuri yumvira nka factor ubumaye ibintu nk'ibyo bidafite umumaro soso nyumva neza hari umutego na James aritonda nkubwire simba kaye ko atitonda duko je ntagomba mu mutima wiwe ariko ari ikintu abakobwa mujya mwishuka cyane ubonisha itamba ukiruka inyuma y'isha ariko mu muntu ni kuri ntago hubaka ibyo byose uri kuvuga hubaka urukundo kandi akenshi iyo mbikiye umuntu bikorwa amahoro none seka nkubwire mama none se urukundo ndiga na James dufitanye urukundo na James ndamukunda kandi nawe arankunda none se ni hatari urukundo umva nubasha amahitamo yawe ngiye kubana n'iriya amayibo bidafite epfo na ruguru idafite ikintu na kimwe ngiye kwicisha sazi mu maso iwe wirengera ko biri kose Ruben yigeze kumwita sheri nyine mureka ariko mwita amayibo nubasha amahitamo yawe ikintu cyose wumva nagufasha mu buzima tayari ahubwo mbwira hakurikiye iki kumbona utabyishimye bishimye ndewe biraguse ndanabibwira papa rwose mama umuhamagara ubimubwire nawe nyine amenye ko mfite fiance man ndumva uzambara iki sasa sinipura nzambara iki nyine mbwira ibintu byiyubashye ku buryo ababyeyi ba James bazabona ndi igikobwa nyine cyiza hanyuma se James muhura he na he mukobwa mwiza n'ubu ngubu mpinduye imyenda yawe mvuye kureba igihe cyose ahantu hose mama asigaye amamagara ngo ngwino ndebe ahantu hose nyine aramamagara n'ubu niwe nyine nari mvuye kureba ubwo se mugoye ko tuzajyayo ryari nyine nibo bundi ubwo azakubwira nawe tugiye yego shaka imyenda uzambara vuba ni muri imyenda mire yose
ikibazo mfite amakanzu yanjye yose arabonera oya uzambara ipantaro hari igipantaro ufite kibaza nk'ari kinini hasi n'ishati ntabwo ipantaro ni nziza ko ari kubukwe oya kandi amakanzu yanjye yose arabonera ere guteye neza ipantaro zakubera ndazi ko bazabiva n'ikaramu y'ubururu n'agakweto karekare ntabwo ari igisebo kujyana ipantaro kwa nyakubukwe erega hano ni i Kigali mu cyaro noneho hari hanze ujya abona bakazana bajya no kwa nyirabukwe bambaye n'amakabutura hano kubera nyine umuco nyine mba ndi kugira making sure ko ntazaba ahubwo we bamenyereze ku nyine gukora bambaye ipantaro kuburyo n'igihe kine bazakubona batazatunga ubu si ikibazo cyawe nta musatsi ugira wakwiye ujya muri salo ikibazo cyawe uri umusore n'isi mama njye nkundaga rega mama ndwara umutwe pe ndwara umutwe cyane iyo nasutse namara n'amezi 2 kandi agasatsi kanjye karambira aka gasatsi ni keza ibintu byo gusuka ni ibiturage ni byava ni rukiva mu cyaro gusuka narabihazi kandi kano gasatsi ndatekereza nase iyo muri kumwe araguhobera yanambwiye ko nyine akunda akanatirere ngo yabi n'abakobwa basuka we ntabwo abikunda nyine araguhobera nyine kujya mu kiza cyiwe ugasubye umwana reba tanga ni hano muhetse kugira isoni ndahabaye ahubwo se genza nzambaye icyuma nyine James turakundana pe arankunda nanjye ndamukunda nitekereza aho umusore afata decision akavuga ngo azakujyana kweka nyine ababyeyi nanjye kugira ubwoba nanjye gucutubika ngo wabwanyishe ndi kwibaza mwana yanjye ibintu nzameze uti papa we mama we none kuri iwabo baramukunda nanjye kumwe na papa wawe Mana yanjye wumva icyakatise kinyica mbabari ndakuzana agafanta kanasize muri firigo ninyweye iwe yisize muri firigo niza namwe ngufashije tete yesu we ndashingije mbwira mama nanjye ubwo nyine sinzi byandenze ariko nyine wawe mu buzima bwanjye sinyasigaza ibiryo ahubwo naretse ko ngiye guhaguruka nkabashyiriraho n'ibindi nyaboneka nimugire vuba byose sinzi ko bazana ikigo cyo mu bishyimbo kiri hehe ese burya rero kijyanye cyangwa yakoresheje kumva shawe nashaka mureke tuganire ko genda mbongera ariko kandi tugomba no kubivugaho amahitamo ya papa yakagombye gukora niba abona cyuko mu bantu oya sinazkurije oya ariko uretse mbabwira ku isi harimo abantu barisha uduti kandi hano tutwokerezaho inyama hari abarisha ibiyiko abahitamo umufoka urumva ni amahitamo y'umuntu nawe uzi kurengera yewe ariko se umwana kugeretse umwana muto niwe urisha iki reka ariko se rwose nimugire vuba vuba mbaruriye nkomeze bagaburire siko ariko niyo mana yari barategereje ngateka neza ntabwo oya mawe reka mbafashe njyanire mwabimukora oya genda ukomeze wirire ma genda ukomeze wirire ariko rero niba bari gusaruka birimo kuri ubu bushyitsi ngaho niba ushaka umubaza ngaho umubaza iki ngiki ngaho tugenda ariko se akuka mu cyangwa gukora ariko nimba abona uwo muco ukimurimo gufasha abantu bose ibintu byoroshye cyane byiza cyane urabishimye nano n'umwana marabo ariko uriya muhungu wanjye ntakunda kuvuga hano hari n'icyo kunywa reka mugire vuba tuganira ndaganira ndavuga nta kibazo kuki utariye nawe nasore ntubizi se kandi ukuri warananiye uzi ko ari nza nk'umugabo naruba cyanga kurya kuva cyagiye kuva cyagiye yajyaga yanga kurya umuntu arya ari uko umuntu amuhendahenze bahise akunda kunywa n'ubu amaze kuba umusore y'ikisi ni inshyushyu ni amazi ukibaza bikagushorera ukuntu kirimo ukuntu kiri cyiza ukuntu
Kanda. Bite. So, Kuba witonze cyane. nabitonze cyane. Mbona wubashye cyane. None se bankorera amata kanshyuhiriza ndakunywa amata ashyushye. Shaka mbwira nyine ko ibintu byose nzi kubikora ariko ntabwo nzi guteka. No kuyashyushya ntabwo nabishobora. Wimbeshya. Umva mubwire jewe umwanya muto nkuzi nzi yuko nta kintu na kimwe utazi gukora. Ikintu utazi gukora gushyushya amata nibyo utazi. Nyine ubwo sinzi nta kintu kimwe nabasha gukora. Sinzi ubwo hariho ndi bubigenze, sinzi ukuntu nyine ubwo ndi buyishyushye. Ikintu udasobanukirwa n'uburyo babicana. Yego. Nyine muri make ntabwo nzi guteka ntinya ko nashye. Ntabwo mayigeze ayigisha guteka. Ubona ntabwo washye. Noneho njye ndaba nkuri hafi. Sibyo? Ntabwo washye. Ngaho amata se. Nyine n'isafuriya nyine ko babika bikore. Okay. Gucana, kubanza nyereke gucana. Gucana ni hano. Hari rabyakira. Hanza ukoze. Igikoni sinanjye kuhagenderamo. Abana beza koko. Barasa na mama. Bitakubita umuntu. Bayarata basa na papa wabo. Nako barasa natwe twese. Iyo bitaguze atakuri. Akubita ahantu inyuma y'amatwi. Nibikiye mu kanwa. Se mukobwa utavuga. Sebo saka bashiri inyuma mu bikari. Yabaye. Abonye ku gakweto kahwita. Abakobwa nabo kurava bagahita basirimuka. Nabiri yambaye yambaye wayishobora. Reka nzisazi. Anje. Tuyiheruka cyagiye cyeriyo. Ari cyane rakabasha gakweto kareka. No, ariko ni ibintu. Muri niwe yadukurikije. Kibyagiye cyanyine nibyo byari bigezweho. Rero nawe wakwiyaranje. Ariko nsake byihore nta kibazo. Vanessa kariho. Yarutunara ari kumfasha. It's okay. Bakoze. Kugufasha dutse. Numvaga nyine kumukangushisha ariko abyihoreye. Bitse. Nuko ubu ngoro ibintu bigenda bigaruka. Uko twatuje kutwoya twamaze ugeza ni gukara. Tugenda tugira gutya. Ariko ubusiga buri umuntu akambara rwose ukabona birabishye. Ariko mbana ko bitezweho ga. Ya. Nukwera ko ubana n'umukobwa. Ndahaza nane. Biradendeje mwakoze. Eka. Sapita. Ndavendaje kudoda. Batakunda korora inka mu cyaro. Sugurumba. Bonore inka nakorori. Kandi akenshi muri weekend tujyayo. Tugenda bafeti nimugoroba. Tukavayo dimanche ejo. Okay. Akenshi weekend no tukunda kwipasiriza. Okay. Zabaye nyinshi. Nyinshi cyane. Yego, ibyo korora byarakuducana. Kandi dusubire ngo tuzabajyana. Yego, shamuzajyana na soso. Ariko ubu nk'inka ziba zasigara. Kubera. Se ntabwo wazibonaga mu cyaro. Ako navukiye mu cyaro. Muzizi. Abana kawuheruka kera. Ubu yavuye ejo undi azagume ku rwaye n'ubundi amara iminsi nazo. Umusero uri kwa bari yaramaze iminsi. Ndaho ubundi se wazasigara inaha kuko inka nazizi. Azaguma aho ngaho. Tuzaba tumujyana wenda gutaha. Cyane. Umusero w'ikayi kama. Iyo yasa tujye kureba. Tuzajya turebe inka gusa. Ariko rwose mugerageze sha mufate n'icyo kunywa.
Mugira ndumva nujuje. Aho karakara ntabwo nakamenya. Karakara. Se watwibwiye ubu ntiwakoze. Ese nubona dusa. Sarimo muri famille kuko ntabwo hano mamura. Nta mukobwa mugira. Atinya kwivuga? nitwa Mwana na Jobs. Okay, asante. Tomo akunda kuzanga none nawe yabaye mu muryango. Asante. Oya, nagusize. Yes. Ndameze neza. Bimeze bite se? So mami. Shanye kumugurikira mba numva bikunze. Ukuntu binezeza. Yewe no kujya mbasengera ngo nkabasengera ubundi bigenda bigenda neza. Uratangiye urakoze mami. Sawa ni gukomereza nta kibazo gatwa karizagira abashyitsi. Bimeze neza. Yameze neza. James nose ko naciye kumbwira iki kirori ni cyacu imitsi mu wacu ko naciye kumbwira. None se urabyumva gute? Uretse gukomeza na driving ibintu mu buryo bwanjye ku buryo nawe uza kuba surprise. Ababyeyi baradushyigikiye imitsi mu wacu sinzi impamvu uri ugomba kuba musanze mu gikoni na vanilla. Umunsi wacu nukwigwa gukomeza itsiga ababyeyi batwishimiye mama wanjye agiye komeza dusengere sinzi impamvu rero uri kwitwara nkaho nagiye kubwira. Ngende kugusaba kutuza na driving ibintu neza. Ndabizi ukunda surprise. Sibyo? Nsiga inyuma ariko reka tubitwara. Nangana ndi gutegura ikintu gikomeye cyane. Sibyo? Yeah. So, reka ngere muri salo. Sigara n'isengero. Reka ngire nta kibazo. Ni ukuvuga ngo we ni inshuti n'abahungu banjye n'urungano mbega muri make. Bamubwiye bati dufite ikirori uze kuza kuba turi kumwe. So kuba twashanga ni ikirori twebwe. Basura ni ikirori. No, si twumvikana mu kintu. Burya ugize Imana abona abashyitsi. Burya abashyitsi. Iyo abashyitsi ni umugisha. Umugisha uko twanezerewe. Kuvuga ko najya nkumenyera. Oya, Peter se nyamumenyera igihe cyose abafite akantu kagashya muri we. Noneho ngo ikirori. Ibaze nk'ini kirori cyanjye na soso na vanilla. Bana yanjye. Asa nitwihagije turi umuryango munini. Ako ko kwacyuza ubukwe. Cyane rwose. Ese reba ubu tungara nyine. Tutihagije. Bana yanjye. Impereza suma. Ubicaye babicaye aho ngaho tubaza gushakira icyo kunywa. Ariko ndabona yabaye nyiramirimo aha ngaha. Ahubwo nizeye ko ari nta muntu nta mu gikenera umuntu bafasha gukora akazi no. Ntabwo nashaka umukozi ahari baba wigeze. Rero maze kurya mama nakisinziriye. Hano ni mu. Akuri mwaryamye mukanihukira mukazatinda n'ejo. Dore kandi baturara. Ajya mu hagati. Oya. Bisasa. Uzi kumenyereye kwiraza. Amenye kwiraza njye sinabyishobora ariko kuza kumvangira. Gisika. Ndabizi ugiye kumara inyota. Inyota y'umuhogo. Ariko mbabarira unyumva. Umutima wanjye unyotewe urukundo rwawe. Baneza. James. Nagiye mbikwereka kenshi.
ntabwo wigeze ubibona. James, what are you doing? Please. Ntabwo niteye kuri bano bantu bose ukubona. Mbabarira nk'umutima wawe. Ariko mbabarira umutima wanjye urakunyotera cyane. Nyotewe urukundo rwawe. What? Vanilla, please. Ndagusezera ngo utazigera wicuza. Vanilla, please. Ntabwo uzigera wicuza na rimwe. Eko si umwamamaga ngo munsuzugure bene kano kageni. Gusa ni iki? Njye ntabwo nabyemera. Gusa ibi burimo ni ibiki? Ubu burimo ni ibiki? Please. No option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.